ariko mwana nubwo ubonye umwana kuko none utangiye umwana wanjye mumukuye nakandebwe mbasa mama rwani umuzi nakandebwe mbasa rwose umwana ikiza so kubonye umwana mbwira umwana wanjye mukuye mupfukama bira hamagara polisi hamagara polisi ndavuze ngo hamagara polisi gusa nubwo nguri mu kigo oya mutanacika ninje hano mupfukama hamagara polisi bavuga hano bankuriye umwana mupfukame ariko mwana amagambo menshi uziko wagira ngo amagambo menshi mfitanye namwe mupfukame hasi nese umwana akose umwana uri mu biki bapfukame uri mu biki kwe umwana wanjye bamukuye we fata umwana nta kibazo ibindi ugiye ndavuze mupfukame fata umwana ibindi byorera umwana nkokoshe mara yanjye pepe n'umujiza mwana nkokoshe mara yanjye Matibo karame baba we uziki mari dukunda tubibonye kare wo gacwa uya yapfuye we baramwishe turungurutse natwe ku rupfu turorokotse mana umfashe mana simpe bankozeho yewe urapfata rwose urapfa kuba yagukozeho gucya no kuboko kwiwe urapfa rwose ni virusi igendera n'umurozi ndumva kandi ntangiye no kubabara koko no kupfa nyenda besha ariko wese kada ubugakira yapfuye Ushobora kubura agakire ko urumva agakire ku mutumuzi reko yasohotse na Tony baramwishe n'uraya bwe baze ko apfuye atanihaniye aguze gupfa atihaniye uzo ko agakire apfuye atihaniye nawe kuba yaraciye inyuma umugore we ntago azajya mu ijuru yego we ari bubone rwose usibura akomanura umugore ari n'umurozi cyane urya rero Domino ubona baragenda bazi kuva kera twarakuranye mwarakuranye bose bafite ingaho ku buryo ukwana n'ura mukecuru ukubyaye oya okay bazi kuva kera aceme bisida aceme isi rwose tuziranye ariko mbazi ibigo bibi mana we ngambwira bimeze bite se ura mukecuru Domina yica impinja wisakuza cyane usanga bakatwicaho gacwa yica impinja yo we yewe n'umurozi w'ibisebe n'umurozi rwose pe kandi mu buryo bugaragara uko amubonye yavugaga neza se ariko ni na kibi we gisa nk'ikirozi neza asa nk'abarozi urya mukobwa we rero yaba we ni watuma arabumutuma umwana na nyina bafatanyije kuroga arabumutuma akaba yaza akakwigira inshuti ngo turorongano akahita gukoza ku rurimi niba yagukoze wowe ujye kwasama gute oya wowe wasamye to kugira ngo ajye kurushyira ku rurimi ntabwo uzi uko nabigenza ata abujyana no mu mwuka ukabuhumeka ugapfa bura ni nk'ivapaya ni diamond yankozeho ndapfuye yakoze ubwo ko unajyaga hise wowe uso wancutse haratangira gutonyoka ndi no kubabara ni ukupfa yica impinja none se uranisaze ntayica we oya imirambo se barayishyize he akimara kuvuga ngo hajya nikuze nge ni kakuze Domi uruhu rumvuyeho ndiyurubura rwose ukuzi icyo ahubwo ndibutse koko bariya Domina na Latifa sibo umwari nyibubona bwa mbere yambwiye ko abana n'abantu b'abarozi bamufata nabi burasi urumva Domina siwe uzo Domina siwe ubana na Birasa Domina si ubana na Birasa yabonye yota abonye niba babana nta munsi ubwo bihuriye ko Latifa twarabanye yibambaza mwana ryamanye Latifa si umurozi gusa bara nini ndaye uramukobwa ninda rwose
yajyaga ku muhungu akanga gutaha yari boss waje uri kumva watashye wagakobwa ngo ndaguma hano ngo nutandongora ngo ntago ndi bukanye ifu rwose bura n'indaya mbi cyane aguma kumubaga bakabararamo Latifa taha singushaka iwanjye mva rero ushaka hano tujye kwa Maka rero oya tugomba kujya kwa Birasa tugomba kujya kwa Maka Birasa ni umwana mwiza Birasa buraranagabura shaka kwa Maka nawe bararya yigo cyane rwose shaka bazanyereka Birasa ngiye buriya Birasa naje kumukunda namukunda rwose kuko ni umwana wa mami ko mama rwe ndakubaza amagambo abiri yonyine uriya mwana umwibye ute nta muntu n'umwe wagukurikiye Birasatuza nta muntu wankurikiye rwose kuko umwana namwibye ejo none muzanye uyu munsi urumva abantu baba bankurikiye gute ntabwo nari kwemera ko utanga iriya mitungo yawe ariko uratekereza iyo uza kuba wagiye mu bibazo uri kumwe n'umwana bikaza kurangira noneho mwese babagiriye nabi cyangwa bagahemukira urabona ibintu wari ugiye gukora koko ntese urumva nyine ibibazo nari kubyijyanamo nabibonaga ko ngende bubishobore kumuzana ntabwo nakubwiye yuko tugomba kubahereza imitungo uriya mwana bakamuduha ku neza ubahiye iki none iyo baza kukugira nabi byari kugenda bite oya nanjye nagiyeyo mbizi ko batari kubikora kuko iyo mbimenya ko bari kubikora ntaho nari kujya ikiza nuko nkuzaniye umwana mama rwe urimo urambeshya kubera ko abantu bashimusi uriya mwana ntabwo wabiba uriya mwana ngo bikunde ntese nkubwire ngo iki nkubwire ko natanze ruswa se bakamuma nkubwire ko izo mpapuro se nazijyanye ntazo wampaye nyine nkubwire ngo ukirogira ngo wumve iki wowe humura umwana namufashe neza pe namufashe neza nta muntu n'umwe wambonye ibyangombwa byawe uracyabifite nta kibazo kirimo karamubwira nimba hari ibintu bitse muri uwo mutwe utari gushaka kumbwira dore no kubura igihe nkubwira ibintu ugasanga ntimurambwira nabi kandi mba nkubwijije ukuri nta kintu na kimwe mbitse mu mutwe wanjye habe na kimwe mama rwe abantu batwaye uyu mwana musanzwe mukorana ikindi kandi sinzi impamvu isura yo ndi kwibonamo amasura abiri ngaho nyumvira kandi birasa nicyo ngicyo dupfa ntukajye umbwira ngo nicyo ngicyo dupfa ngaho nyumvira ntabwo bishoboka ko uriya mwana bari kumwibuka muzana mu bantu bangana kuriya se wamucisha he kandi ubibona ko muzanye reka ibyo ngibyo tubyihorere reka ibyo tubyihorere nkeneye kuganira nawe twenyine turi babiri mwaje mwongere mu nkubiti dore ko nagowe karara va mu maso icara hariya tuvugane ushaka kunywa Mark ese ntabwo wicaye nta kirahure kikuri imbere
Samara nigize ngo uzajya nikoreramo wagiye wemera ko ndi umushyitsi wajya umpa amahoro ngibera umushyitsi mo no gake kukwakira abantu ariko ntacyo ambwira okay biteze fresh neza nyine ntabwo ari neza cyane ariko nabi kumara none fresh too nyine gatotsi kari kanya ibyo gato ntari bari ndi kuganira ngo na madamu wawe da mbwira siko afite abagore babiri mu nzu imwe kuri icyamamare koko abagore babiri mu nzu imwe aba mbyemba bimbwira neza ubu nsake ndire cyangwa mbuze induru ese warizwa n'iki kandi uri ikijuru usigaye muswati hano reka nsake kuvuze muswati oya mbwira ukuntu akamara na nta bushuti bwawe gutu iyo nkuru nk'iyo ngiyo utabimbwiye asa none abagore bari bashobora bro kandi bafite ariko ndabura byatangiye bitu bimeze kurye ndiziri that's why nyine man urabizi ntabwo ariko nahoze ntatunguka akazi kanjye nubwo kabinyemerera nubwo ariko naba nteye ntabwo kabinyemerera rero niyo mpamvu naguhamagaye man akoze kosa ibyo ni ikosa mbeshya mama wanjye baretse mbeshya mama wanjye nabwo rero nyine urabona kuba yaza hano ho twabanje kuganira njya kumukundisha Monalisa kuko akimubona yabanje kumwanga afite imico itari myiza yambara atikwije akora ibiki narabikubwiraga urabizi so rero ngerageza kumumukundisha maze kumumukundisha umusista baraje aje rero kuza gute Kayira baraje aje amubwira ibindi bitandukanye n'ibyo namubwiye kandi urabizi barabanye yes urabizi barabanye na mbere yuko muzana hano babanaga mu nzu aramwirukana no kukazi baramwirukana biramucaka muzana hano rero Kayira aragenda amubwira ibintu byose arangije avuga ati rero nyuma y'ibyo byose nawe mukazana nyine tujye kwa maka ya tujye kwa birasa kwa maka nyamara nabo barya neza ni ukuri ntabwo wambeshya da inkoko inka yo akushange wazatuma kwabuza amahagura na birasa mu gitondo nkakubita ikintu cyitwa umugati oh kumva ko ari migati ngahe harya ya nama warayishyuye ya nama y'umudugudu Yesu we uzi ubukoko Bahena bari guhamagara wowe ntabwo ari nge Bahena koko iyo ni ngewe da ndakumva ariko n'ubu ngubu amagambo ugira ntabwo arashira kuba nkwitabye bivuze ngo unyice ntabwo nitabye Imana unyice ntabwo twakuvuze nabi hari intwaro mfite uri satani da ngo ndiki egera hino bivuge numva egera hino nyegera yewe nawe se ariko se Mana ko nabu uragira ngo sinabumvaga amagambo mwavuga ngo ndi umunyamahirwe make wangura uyu munwa wawe uragira ngo nge nzawudode nzawudode sinakubwiye gakora nzashiraho supaguru njyewe avuze ngo ceceka dore uko areba ubundi wabaga hehe ngiye muceceke da vuge batagwa burenganzira ubu ariko wagiraga n'ubucucu ntabwo burashira babazaga ngo nakubajije ngo wabaga hehe se wavuze arakuroga kandi bakorwa n'ubwire ngo usegera baki wawe ariko siba ubu bwanwa wameze n'ubwiki ubu bwanwa ufite bungana gutyo wagira ngo buhaya n'ubwiki baragapfuye umva nkubwire kutakumva ibyo mwavugaga byose nabyumva koko ukabyumva ahasigaye rero ururimi rwanyu murumire nk'aho mutarugira kwanza wowe Bahena ndagira ngo tuganire byimbitse urumva tugire ibyo tuganira njye nawe ugiye gufata ku ngufu se sibahunga barakwica wowe tuganire ariko umuntu avuze ngo ceceka wumve urumvirana
abarozi niko bamera sisi urana gubizi wowe umuntu uze ngo ceceka uraceceka ugenga ta nawe gabanya amagambo jya mu gipangu kwanza kare amasigara jenyine kwa Domina urabiki kwazure mari kwaguze naka kakuze kakuze kugera aho najya guma hano urabiki se byumvira ndabyumvira hano nta kibazo turasohoka turinjirana ubwo turinjirana da tuzapfane kurundi turabana ba mami umva ntacyo muri bube nta n'uri bubakoreho ndi hano urumva neza ibyo nagutumye wabizaye yewe wantumye iki imyaka ishize tutabonana wantumye iki ntacyo kubwiye ntabwo ibyo wantumye da abimbwire rwose none se baye impapuro ziri hehe impapuro kubera icyo udashaka kumbwira kubera icyo udashaka kumbwiza ukuri Yese ndumva kuri ushaka ariko birasa kuko kuri kose ntabwo kukubwiye. Okay. Ndakubaza uburyo wibyemo umwana ntabwo uri gushaka kubimbwira. Nyine uko bizi ko wakundi twari twabipanze nkubwira ngo usinye ibipapuro by'ibyangombwa nyine byari amazu yawe. Njye nari mbizi neza ko nzagenda mbijyanye ariko ngomba kubigarura kandi n'umwana nkamuzana. Zira mpapuro zawe ntabwo nari kuzitanga. Ibyo ndabyumva. None se ko wari umbwiye ko ngomba kuguha impapuro ukazijyana bakaguhereza umwana ukamuzana. Impapuro nkaba nari ntaraziguha ukabuzanya umwana. Njye ndashaka kumenya ni buryo ki ibyo bintu wabikozemo. Abantu nari nabonye imbaraga zabo nkeya ahantu ziri. Narabaririje hari umukobwa nasanzeyo we yapfuye kunganiriza yambwiye amasaha nyine baba baryamyemo. Nanjye rero niyo masaha nagiyemo asanga nyine agakobwa gato gato nta nubwo ari ngombwa rwose birasa kukubwira detaye zose z'ukuntu ibintu byagenze. Gusa ngewe ikintu nakubwira witonde pe, witonde uruke kwizera abantu bose iryo jambo buri gihe ndarikubwira kuko inshuti zawe za hafi nibo banzi bawe. Nyine niyo mpamvu nanjye ubwanjye numva ntakiri kukwizera. Ndimo ndagukemanga. Gute se? None niba uri kumbwira ngo ne kwizera abantu bose niki kiri gutuma we nizera ibyo uri kumbwira? Okay, ngaha nanjye reka kunyizera nta kibazo pe. Aho kugira ngo wizere abantu bose nanjye wareka kunyizera. Nta kibazo, reka twishimire ko umwana aje, reka nishimire rwose ko umwana umuzanye. Ikigiye gukurikiraho rero nyuma y'ibi ngibi ni ukumenya uwari waratwaye umwana ninde. Kubera ko mama rwe ibi bintu nagize ku rwego nanjye ubwanjye numva ko nagize uruhare mu kuba uriya mwana yabura. Nagize mu rwego rw'uko nanjye ubwanjye numva ko yaba ari igihe rwose wamushimuse wamutwaye. Rwose nanjye ubwanjye mutwanjye binzamo nkumva ko ari igihe wabikoze kubera impamvu imwe yonyine gusa. Uriya mwana ntabwo ari uwanjye n'umwana w'umwari. Uriya mwana bamutwaye kubera imitungo yanjye. Uriya mwana bamutwaye kubera Domina kakuze. Rero numvaga ko uriya mwana nta kindi kintu ari kuzira. Niyo mpamvu numvaga ko uruhare rwose rw'ibiri kuba kuri uriya mwana 90% ari jyewe. Ko no kubera imitungo yawe ufite. None ndashaka kumenya mbwira. Byibura hari umuntu n'umwe wabashije kubona n'amaso yawe ku buryo twakurikirana abo bantu tukabafata bakabafunga. Ahubwo ngiye banze unyibutse nigeze kugusanga kuri gate nkumviriza numva uri kuvuga nyine iby'umwana ndanakubaza ngo uza ahantu umwana ari. Ibyo bintu warabyivugishaga cyangwa kuko wari ubizi? Mama rwe
ntabwo nakubeshya pe. Ushobora kuba utaranyumvishe neza, ariko nari ndi mu nzira zo kugira ngo mperereze ndebe ko byibura ntazamenya umuntu watwaye uriya mwana, kuko nanjye banjyanaga banshyize igitambaro mu maso bakamfungura, mbona baneretse umwana mu biganza. Sinigeze menya ngo inzu ndimo ni iyihe, ahantu ndi ni hehe, kandi igitangaje noneho njyewe buri uko najyaga kureba umwana namusangaga ahantu hatandukanye. ngo bivuze ko nyine umwana aho yabaga ari uyu munsi atariho yabaga ejo. Ahubwo se we byibura aho wamusangaga uyu munsi niho ejo wamusangaga? Niho namusangaga. Okay, ngiye pasi nshaka kumbwira niba nta muntu n'umwe byibura wabashije kubona, ariko wenda nk'uko wari uri kubivuga sinzi niba numvishe neza, wambwiye ko hari umwana w'umukobwa ngo mutoya wahasanze. Byibura umwana w'umukobwa twabasha kumenya uwo ari we byibura kugira ngo byibura tumuhereho dutanga amakuru. Niyo mpamvu uri kubabona hano bose. Ni ukuvuga ngo ari hano kubera ko ari mere wamuzanye. Unasugira ngo mani kuva ngo mfite abagore babiri mani ndara mu cyumba nyine mwana. Ndara ubumwe bro. Bose bari hano bikarakaza, barya banywa bakora ikintu bari gufungura inzugi nturi kumwumva. Wenda agiye kunyara cyangwa uye ni nyiri urugo nawe. Simbizi yi. So rero mwana ntabwo nyoroye. Rero ni mpamvu nakwamagaye. Nabeshye mama wanjye. Mubwira ko umuntu arisa twarangizanyije ko byari bimaze kugera ku rwego rurenze ubwo njyewe nakimaje. Ako se wanze umbwira ubu barashoboka. Ahubwo mbwira uti mbaye wone. Wewe ubu wirebera match ukituriza. Tugira ngo mperuka mu kazi. Ndi kwenjoyinga match tu. Waya ngo ndi gukina PlayStation. So rero. Ese musada wawe. Icyo ushaka ni iki? Nyine musada wawe bro. Nyine mbwira icyo ushaka wowe. Ikintu cya mbere akazi kari gupfa. Cyane kandi kari kwicwa nuko ndi kurwana n'ibibazo bya hano ibyo mu kazi simbibonera umwanya. Ndaguha icyo ukeneye cyose. Icyo ukeneye cyose. Ariko mfasha. Icyo ndi bugukorera. Bari ngiye guscaminga Kayiri. Urumva? Muscaminge mu gukurira. Asha. Kona sister byamunaniye. Yema. Sister subiza karindwanye. Yendi mapanzi. Sister sumuzi. Subiza karindwanye nawe byaramunaniye. Yendi mapanzi. Nzakora igishoboka cyose. Wubwe. Afata ibikapu, niba ari n'imyenda, niba ari n'ibiki yazanye. Uzakenera ngahe fast. Mbego wayabanza amafaranga. Ndajya nkubwira process kuri process. Mbwira man. Man ntabwo erega uzanakira n'ibindi. Ntabwo turi kugura. Whatever. Ibyo byihorera. Ariko ikiriho cyo kingenda kikwemera. Ntumbaza inzira nzabicishamo. Nzabyigukorera. Nzagushimira nyuma. Niyo mpamvu nakwamagaye. Tiboka kwa dufite akarahuri. Urumva njye nzamu. Bro azahaguruka muri iyi nzu. Afata ibikapu asohoke. Asohoke ubwe ave muri iyi nzu agenda. Watangiye akazi nakamuha. Turi kwiganira bisanzwe uko ari wari uhari. Really? Yeah. Ariko ikintu uzakorera. Man sister ndamukunda. Nawe uzamfasha muri ibyo. Yes. Bro ibyo bindi ngo fuel ni iki byigumana. Impapuro ziri za hano se. Kose ubwenge bwawe barabusubira inyuma bujya imbere burataruka ubundi ufite ikihe kibazo? Kwamwe ngo tuganire uretse najye nkagusubiza rwose. Impapuro z'ubutaka ziri hehe? Impapuro z'ubutaka ziri hehe? Yewe suko ntasa ko ziri. Impapuro zo kwabira sa z'ubutaka ziri hehe? Ibyo ndi kuvuga. Nyine suko ntaza aho ziri ariko sinagomba kuzizana hano. Ntabwo urazizana rwose. Wazishize. Naje kumenya ko ntazo peteda. Impapuro rwose. Nta makuru rwose.
zijyana hese wazishyizeho Gakire na Tony ni abagome namenye ko ashaka guhemukira Karine nanjye niyemeza kumurinda kandi nkamurinda rwose nivuye inyuma urumva mama wacu rero ntabwo nari kuzizana aha ngaha bari kurara batwishe rwose bakahita bazifata wejya mu gipangu urabikise Domina kazure kakuze nta nubwo umuzi izina wabimenya ugapfa wabimenya rwose ukahita upfa nta muntu uri bubakoreho uricwa n'ikitse abimenye yakicwa n'iki ahubwo se ko ufite umutima mwiza kandi wavuze ko uri umurozi kuvuga neza ninde bavuze ngo ndi umurozi ntabwo bavuga ngo umurozi se nabeshye ngo uri n'indaya koko yego uri indaya da kambwiye da mushashake dore aho mwahereye nababwiye ko ibyo mwahereye kare muvuga byose nabyumvaga ariko nta muntu uri bugire icyo bakora aha ngaha mva mubwire bahera njyewe ubu nitandukanyije na mama ntacyo tukivugana imipangu ye sinkiyirimo urumva ndashaka kugira bamenye gusa aho impapuro ziri kugira ngo tuzisubize ba nyirazo urumva neza impapuro rero si uko ntazi aho ziri rwose ndahazi ariko sinazizana muri aba bantu Gakire na Tony naje gusanga ari abagome ari abarozi bashaka guhemukira Karine cyane nanjye niyemeza kurinda Karine warazibitse se wimba si ibyo ngibyo kuzibika kuko nawe sinamenya uruhande uriho urangwa ntukizere umwana w'umuntu wizera umwana w'umuntu agira ate avumwe rero nanjye akujya nkwizere sinavumwa da uramenye rwose oya njye nta kibazo mfite ntabwo ngiri kumwe na mama icyanshimisha nuko naba mbonye abantu dufatanya none ko barimo gufatanya ahubwo wowe nawe ko mutwirukananye none se buriya uragira ngo nari kujya kwigaragaza yuko ntari ku ruhande rwe ntibibi bibazo umwihishamo se umwihishamo ako se mwe ni muri bakuru turi bakuru cyane none se murakuze pe kuki utamwereka ko utari ku ruhande rwe kugira ahinduke uzi uko muze yahinduka we ukuze akuze yahinduka wowe uko umuzi wowe ikintu ndi kukubwira ni kimwe ntawe uri bubarye urwara ntawe uri bubakoreho nta n'ushobora kubima amazi njye mpari ahubwo muze mu rugo dufatanye dukize Karine koko tumutabare mama wacu cyane erega uriya ni mukuru wanjye ntabyo yababwiye se niwe kubaza nanjye ukero nuko turi kubigenza tumwizere gute turi kuvuga izindi yega ntacyo dangiye ndabonekera njye nababwiye ngo nta kibazo kirimo icyo muzakenera kurya icyo muzakenera kunywa niba ari n'amafaranga njye nzayabaha ahubwo dushaka akantu nyine dukorane sibyo dukorane watambutse we banze imbere kugira ngo anabone ko ari wowe utuzanye batujya ngo turigaruke ariko si ubwoba niwe waba umubitsemo uyu we sinari muzi niwe wamubwiye ngo turabarozi cyangwa turabicaye utwice uramuze yajya imbere da mbere tugende ndetse muragenda muhekera kugira ngo ibijumba biri mu mufuka tugende da muze se uzamfashe nanjye muri iyo gahunda mbabarira ubinyizeze sibyo ko nanjye kugukorera akazi gakomeye yes mani wabishobora ushyiramo n'imibare myinshi ikibazo ntabwo ari imibare twarayize turayitsinda niyo mpamvu dufite akazi keza ngaho gabanya shimire reka nzane fizike nubwo shimira yigabanyije rero sisita akunda hirwa arahari sawa sinavuga ngo buriya yagiye kuza mba numva nta mahoro mfite mani sisita akunda hirwa bro mwiseka mani akunda hirwa hahandi mbona atangiye no guta ubwenge sinzi n'impamvu tu rero I don't know nyine mba mbibona turaganira tukavugana mbona akunda hirwa byatanje hirwa kakajama ibyo ni ikururi kandi nabanje kugisha inama wenda ntagerageza ibishoboka ariko aramukunda kuri rwa rwego mbona
Sura sister wanjye igira ikimara. ese ubundi wamukunze ryari kutigeze ndabura kandi dukora So, come on, bro. okay reka twe kubitindaho nese utabonye sister ntabwo wamfasha okay nanjye nzakora side yanjye wigenda ukore side yawe nanjye nzakora iyanjye ariko Yawe kandi ambwiye ko itashoboka bro. ntabwo ari uko itashoboka ariko mbanje kukurabura nyine ubwira ibimbangamiye mu kazi kugira ngo mission yanjye nidakunda ntuzuve ko nakugambaniye ariko nzagerageza ibishoboka kandi izi ni impamvu wamukunze iyo mpamvu niyo nzagendera aho ubundi hari igihe unakoze ikiganiro iki kintu gikora nzakomfirma cyaba ari cyo cya mbere so rero urumva niba ari kumwe n'uriya mujama don't worry ni impumyi mwana uriya mwana ntabwo areba barozi naramukunze mufite ubushobozi bwose namugira impumyi nkatuma areba nkatuma agenda nkatuma akora buri kimwe cyose nkeneye ibyo bindekere situziranye situkorana nkorera akayiri mu nzira cyakoze reka mubwire ngiye ikintu nshaka buriya ngewe uzi ikintu mpita mbara bro ngewe nkunda nizera mu kintu cyitwa plan B buriya biragoye gupfa gufata umutima w'umuntu ngo ukure aho wagiye ariko bitanakunze byibura tube twanamugenderaho dufata abantu babikoze abo bakobwa nyine hari abakobwa babiri narababonye turanavugana ariko nyine nabo bari bafite umuntu ubakoresha ubwo ni nk'aho ari bosi wabo ariko birasaba wumvisha uwo bosi wabo wakumira umuntu wakujyaniye umwana ni Ruhumuriza shavura imanira kuzi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kuzi byose uri kunyuramo byose bizarangira natitadire herezo